Jado imeze bite? Umeze neza? Ako Jado vuga neza. Oye jya kure mwana. Naraguhaze mfite amabuno akomeye cyane. Nshaka y'amabuno basizaho amavuta mani. Hari akana ko muri quartier yiwanyu urumva agahungu gato gasa nka Danizo sha kitwa Ndanda. Karagahungu nakabonye nkumva ndagakunze mwana. Ndakabona gute? Wamadolari angahe? Ntose ni wonzama ndagura wanje gera ufite ubuno reka ndashaka umwana w'umuhungu umeze neza fresh nta bintu byo po rimwe ni rimwe baretse gato m'appelez non? Monsieur. We hagara. Amakuru ni meza. Meze neza. Mobera sha. Muhobere. Amakuru. Nyine ndekuru none se kuri kumobera ukangumana ndekuye. Meze semana. Meze neza. None se kuri gukomeza kumfata. Ngo iki? Nese bundi urinde ko nda ntakuzi ni nahanga. Ntabwo nzi. Ntabwo nkuzi. Ngemba barirombwire ubundi sumagara iki ko ndebuje umobera bite byabo. Nyine nashaka kuvugisha maze iminsi nkubona muri zino quartier nashaka kuvugisha. Ushaka kuma akazi? Oya. Abona akazi gashaka nakaguha. Hari ibintu bari ko ahubwo maze iminsi nakabuze. Ukunda amafaranga? Amafaranga ndayakunda. Urakunda? Nge ndayakunda byatari. Yo mobera sha. Akose amafaranga ako ufite ikibazo cy'amafaranga. Ibyo byo guhobera ni iki kibazo cy'amafaranga. Nge nishakira amafaranga ngira nkanda kanyenyeririko. Ko nta telefone mfite yame mu ntoki. Umva nkubwire nyine. Umva ikintu ngushakira sibyo? Maze iminsi nkubona muri zino quartier. Nakubonye numva nyine twabicuti. Numva ni umuntu mwiza rwose numva ndagukunda. Inshuti byo ntacyo nese nabantu bina bose ko turi inshuti. Ku inshuti byo ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye. Ntacyo bintwaye. Ako mana. Akase oya ukomeza kumobera ura akase oya nibi oya nese kuba inshuti ushaka ni ibiki oya uri gushaka ko turi inshuti mu buhe buri oya se ko gakomeye akase wajyo nese ubu ngubyo nibyo umamagariye koko byo ko turi inshuti ariko narumye nge mbwira mwani nako kazi kameze gute ubwo bari nakunyira nge nishakira amafaranga yewe kuntu ibintu bimeze nge narakubonye ndagukunda ese nawe wanyemera tugakunda uri igihungu nge ngakundana n'igihungu ese ntabwo ubizi ko ndi umutinganyi kandi gasubiremo ako kandi wari ko wapfuye yarihuse ndi umutinganyi nta muntu nawe utabizi none akaba ari byo umpamagariye se ngo rwose ndi umutinganyi naranishinganishije rwose ahantu hose baranze ubwo sagize nk'umuntu usanga hano nge nawe turi kumwe ubwo yakeka ko turi gupanga iki twapanga ibintu bizimugira ngo se bunavugiye ubusa satani kuko urimo satani sha ntabwo ari gusa biroroha ni mu kabuno nta uzabaze no mu muryango wacu nta muntu wapfuye ubwo ni mu kabuno ni ubufu nonge no kubimvugira imbere nge twahita turabishwanira ibyo ngibyo ni ibintu wampagarikira ahubwo aya ndekuru ndakuru ujya kureba babandi muhuje ikibazo nge ijya kureba babandi muhuje ikibazo nge nago muhuje ikibazo nawe ako waretse ko nkubita ko ako sinarugo yo kubitana hano sha ako se nge mvimbere nigendere nikomereze nigende no kuyahira ubwatsi oya mvimbere ibyo bintu nago nge mba ndimo nawe reka ako no kwikaza ako nikaza iki ubwo wazumbwira ibyo bintu ubu ngubu kuri kwikaza gutyo ubutugeze mu buri ntiwayivuniramo nge najyanye mo nawe se ahubwo nge nsanzemo n'ifuni nahitanye gukubita bigahita birangira ntacyo oya ako nakavuga ko ari umusore mwiza banduma ako kazi ibindi nyine akazi ndakagwa nako kazi ko kumaga kabuno ukagaturitse ako niko kazi wavugaga maye nka kibaye ikigoryi noneho wala ndakibaje kimbuye ngo